Twongeye kubasuhuza abakunzi mwese ba Flash TV, nizeza ko mumeze neza cyane. Niba ukutubera kuri Canal Plus turagusuje cyane, niba ukutubera kuri Star Time turagusuje cyane, niba ukutubera biciye kuri Free to Air nayo turagusuje cyane. Ushobora kuba ukutubera biciye kuri website yacu cyangwa se urubuga rwacu ari rwo wa3.flash.rw ukajya handitse televiziyo ya Flash TV, ubwo nawe muri kuhatureba uciye aho ngaho turagusuje cyane. Ushobora kugutubera kandi uciye muri application yacu iri muri Google Play Store Flash Radiant TV nayo turagusuje cyane. Ushobora no kutureba wagiye mu baturanyi bawe, ubwo turagusuje cyane, cyangwa se uri ahantu hagiye hatandukanye, dore ko televiziyo irebwa ahantu hatandukanye. Abantu bari kwa muganga tunabihanganisha cyane, mumeze gukomera. Abari mu magereza atandukanye mukomere cyane, abantu bari mu ma restaurant, mu ma alimentation, mu masalo de coiffure, n'ahandi hose ushobora kuba uri izi saha uri kuri Flash TV. Tunakwifuriza kugomeza kugira weekend nziza cyane no kugomeza kuryoherwa n'ibiganiro bya Flash TV. Kuri kino kiganiro ni Flash, ndi umuhanzi, ngiye uri kubona kuri screen zawe ni Amos Hari Shema, ari kudufasha kuri kamera kugira ngo ikiganiro kize kuza kugenda neza cyane. Tumaze iminsi tubabwira ko mugomba kujya mugira uruhare mu kugira ngo ibiganiro tubategurira bibagereho neza cyane. Mutubwira mwifuza ko tuzana muri ndi umuhanzi, rero rwose mu buragenda mukabikora cyane, bwaca kuri social media abizange abiza Flash mukabikora cyane. Uyu munsi twafashe urugendo twerekeza Kimironko, birahagije icyo mbabwiye. Tujya kureba umwe mu bagabo bakoze umuziki kandi stili banakiwukora, banafite uruhare mu isanamitima ndetse no komora imitima y'abanyarwanda nyuma y'imyaka igera kuri 29 amateka y'u Rwanda mayazinyi jenoside yakorewe abatutsi baye. Bamwita Munyenshoza Dieudonne. Twishimiye kubana namwe muri Flash ndi umuhanzi. Murakoze cyane. Muraho ndabaro y'Imana mu. Turi kubana namwe. Umeze neza cyane. Tumeze neza, turashima Imana, kandi ngira ngo muri bihe turi no mu bihe by'ibyishimo byo dusoje iminsi 100, ariko tugiye umunsi wo kwibuka, umunsi wo kwibohora, akaba ari umunsi w'abanyarwanda twese ni ibyishimo cyane cyane ko mu gihe cyo gusubiza amaso inyuma tukareba kera aho twavuye naho tugeze no gufata ingamba zaho tugana. Ni ibintu byiza muri no minsi. Tusanze wawe mu rugo nta hantu heza cyane, badukurikiye uri kubona ni ahantu heza cyane. Byumwe bigaragara ko abahanzi bitandukanye na cyane ku bantu baba bifatanga abahanzi, urangura abahanzi ngo ni abantu baba aho ngaho bisanzwe, ndetse ko n'urwego no kumuhanzi n'umubyeyi. Twagezanga mu rugo twasanze abana bawe, hari ifoto iri hariho n'umudamu wawe, umuryango mwiza cyane. Hari n'abana banjye, hano ni wanjye nyine. Haragereranyije nyine, ariko iwawe bari iwawe, burya uri mu nzu udakodesha nabwo burya ari ikintu gikomeye umuntu yakwishimira. Munyenshoza, tukiri aho ngaho by'umwihariko kuba umuhanzi ukaba n'umubyeyi, duhera aho ngaho by'umwihariko. Abantu benshi bamwumva ari abahanzi bakaba bati hajemo ku muryango n'ibiba bigoranye cyane. Ku ruhande rwawe kuba umuhanzi ukaba n'umubyeyi, ibyo ni ibintu ubona biba byoroshye? Naba ko ni ibintu byiza. Iyo njya nkunda kugira inama abasiribateri nti ubundi bishobotse umuntu yashinga urugo hakiri kare, ukabyara hakiri kare, ugahangana n'ubuzima hakiri kare, kuko hari igihe ujya kureba ukabona nk'umubyeyi aracyari muto ariko afite abana bakuru. Noneho igihe ni ukuvuga ngo uhangana n'ubuzima no kurira hakiri kare ugifite imbaraga. None igihe ukazagera nko mu myaka yenda tuvuge 50 utakirira, ariko iyo utinze mu by'ukuri hari igihe usanga imwe iyo umuntu ashatse ari mukuru akuze cyane, hari igihe ntekereza ko biba atangira gukura ugeze ubanze kuba mukuru. Hari abantu benshi ugasanga ugira nk'imyaka 50 ariko abana bakiri muri primaire. Burya no kuvuga ngo haba hari byanze bikunze hari imbaraga nyinshi waratakaje muri cya gihe wagombye kuba ariko zagakoze zikarira, noneho kugira ngo ugere ube mukuru haraho warugera. Mwanavuze ko biteye inyukara. Rumwe mu bantu twaga n'umudokiteri n'umushumba by'umwihariko n'umupasiteri arambwira ati ngiye muri byanjye njye numva binera ipfunwe, nuko nashatse ninza ati impamvu muri ko umwana wanjye muto yiga muri nasari aza kanyiniraho utuntu, none ngiye muri birimo biranje na kuko nyine imyaka ndimo si yo kwakira ibyo bintu ndimo nabona. Burya biba byiza, yego birumvikana yenda hari n'ubushobozi, ariko hari abenshi bava ngo uzabona ubushobozi. Hari igihe burya hari imyaka umuntu ageramo byanze bikunze ugasanga ahubwo ya mahirwe
wari warabuze hari igihe wayabonera kuwo mwashakanye cyangwa ku bana, kuko burya ubundi gushaka ni Imana. Iyo ushinze umugore ni Imana, wabyara ni Imana. Burya iyo ushatse hari umugisha Imana iguha, wabyara ikongera ikaguha undi, wabyara undi mwana ikaguha undi, ku buryo usanga nanjye nabitangira ubuhamya kiri umusiribateri. hari uburyo nakoraga n'amafaranga hayoberwa ahantu haciye, ariko ubu ngubu usanga ari ibintu biri kuri gahunda, yaba make yaba menshi, kandi ugasanga akoze igikorwa gikomeye cyane cyane kuko uba wumva noneho hari aderesi ufite, hari aho warabaye umugabo, hari inshingano ufite, nabyo byongera ubundi butwari, byongera kuba umugabo. Ni ikintu cyiza ko umubyeyi rero noneho no kuba umuhanzi nyine binatuma noneho uhanga neza, utajya mu bindi byinshi kubera ko ufite inshingano ufite. Abenshi mu basore imbogamizi iyo tuganira wenda kenshi na kenshi akunze kumwenda so topic tugiye gutindaho cyane gusa, ariko biba bikenewe cyane bango n'ubundi na experience unagomba kuganira mu buzima busanzwe. Aravuga ati rero ibintu by'amadivorce biri hanze hanga ngo urukundo rukiho no iyo haje mu bintu byejemo bizamo ubwa ibihu ufite naho bihura na community nini cyane, uri umuhanzi, uri umuntu ukundwa n'abantu benshi batandukanye, ugasanga kenshi na kenshi biragora cyane nyine kugira ngo icyo cyizere umuntu wenda mugiye kubana kikugire, ukanavuga ati ngo muri stress z'urugo bitewe nuko abantu umuntu dukundana yagiye kuzajya njajinga nanyizera, reka mitemo kubyihorera. Ntegereza ko burya gushinga urugo no uvuga ngo ni urugamba nk'urundi. Nuvuga ngo iyo ushinze ubundi gushinga urugo nuvuga ngo urushatse andi maboko kugira ngo mufatanye mu ahatari nawe uhari, noneho mufatanye mushaka uburyo mwubaka mubyare kandi murere. Burya ntekereza ko urugamba no kuvuga ngo hariho uburyo mwebwe muri babiri mwa mwarashaka cyane, nuko mwabanje gukundana mugafata igihe, umwe akemera ko mugiye kurushinga, ariko atari kuvuga ngo nuko ngo hari izindi mpamvu cyangwa hari uko mubonye ako kanya, ariko nuvuga ngo no uburyo mwese wumva koko rwa rugamba utangiye, kuko gushinga urwo ni ikintu gikomeye. Umuntu muzabana yaba mu bukene, yaba mu bushobozi, yaba mu byago bizabaho, nuvuga ngo mwese mugomba kuba muri bavuga ngo kubana karamata, mugomba muri kuri page imwe mu byumba. Nuvuga ngo iki kintu rero kirakomeye kugira ngo iyo rero mwabyiyemeje mukemera kujya imbere y'umuryango w'ababyeyi, mukajya imbere y'amategeko, mukajya imbere y'Imana, ubundi aba ari igihango gikomeye cyane kongera kugitatira. Nuvuga ngo rero hariho buri muntu wese aba afite kuba birashoboka ko ntazibana zidakomanyije amahembe, ariko akaba igihe mugira mukaganira, niba ari n'itubazo mukongera mukadufatanya. Cyane cyane ko burya n'iterambere ry'igihugu rihera mu muryango, ni Mungu. Iyo uri ingo zimeze neza birazamuka ukagera ku mudugudu, bikazamuka ukagera ku gihugu, kandi burya n'abana bakura uburere ku babyeyi. Uko ababyeyi babana neza, uko hari umwuka mwiza mu rugo, ni nako n'abana nabo bagira ibyishimo kandi bakafata indero nziza. Ntekereza ko ni gushaka ni byiza, ariko gushaka no kuvuga ngo ni ba bantu bagombye kuba babyiyemeje kandi bazi n'urugamba bagiyemo kandi rukomeye. Ubwo tukirana tangira akabazo k'amatsiko nabanze baza ati se undi Munyenshoza umaze imyaka ingahe mu rushako? Biragaragara nko tubona ku ifoto iri imbere, ufite umuryango, abana beza cyane rwose, n'umumama wabo cyangwa se n'umufasha wawe mwiza, abana ni 4. Umaze imyaka ingahe mu rushako? Nashatse 2009. Nashyingiwe. Washyingiwe ya 2009. Nuko umaze imyaka igera kuri 12 cyangwa hafi n'itatu. Abana 4 beza cyane, abakobwa 3 n'umuhungu, ari we muto niwe muhungu, abandi n'abakobwa. Ni shapu wamonye kunda basuzanini. Ubona harimo mu bana harimo ushobora kuzagira ikirenge mu cyase. Bariya bose ureba, umwe yiga Rwamagana, ari muri segonderi, ariko buriya Sainte Marie Reine bagira itorero rikomeye, itorero traditionnel, ariko uriya mwana wanjye we ari mu wa mbere, ariko ari mu itorero rikuru
ni ukuvuga ngo niba ari mu itorero rikuru azajya kugera muri siziyemu ari umuhanga. Akaroho gatoya kari muri baby hano muri Kigali Parents, nimushaka ndaza kukwereka noneho nawe ni intore hano muri Kigali Parents. Ako kureba gutya karabyina cyane yambaye, ndaza kubikwereka hano, bagiye kubitwereka. Ariko umwe hari uriya wa kabiri turetse ku mukuru, kariya ashobora kuba azakina piano, ni umucuranzi. ariko uriya wo ku ruhande uriya ni gitari, avuza gitari. Ariko aka gato navuze ko kabyina byo sindamenya, ariko karabyina, ni intore. Ndaza kwereka kuri video yambaye mayogiga, ni intore rwose, akora ibintu ugasanga ntabwo byoroshye. Ubuhanzi burya ni bwiza kuko bituma hari ukuntu uhinduka umuntu. Nk'umubyeyi ubona ko ufite impano, ufite byinshi cyane ukorera igihugu, ukabona n'abana bawe bari muri iyo nzira yo kuzakorera igihugu kandi mu buryo bwiza. Wowe muri make nimba mutima zawe ubona ko abana bawe umwe afite impano mu itorero kujya ku ishuri, undi aranga, undi ni intore, undi ni umugitariste, undi gutya na gutya, ubwo imba mutima zawe ari nk'izi icyo gihe uri kubibona gutyo, ukabona urubyaro rwawe kabisa rwose rwatangiye nyine gusa nyine nk'urugira ikirenge mu cyawe nubwo haba hakiri urugendo rure. Burya nava ko kuririmba, kubyina akenshi nava ko burya ni ibyishimo cyane cyane ko iyo uri umuhanzi waba wishimye waba ubabaye uraririmba, ariko cyane cyane ugamije gutanga ubutumwa bw'ibyabayeho n'uburyo byakemuka cyangwa se amateka yagiye aba. Ashobora kuba ari amateka yakubayeho cyangwa yarabaye ku bandi. Ushobora kuririmba uti ndi umusinzi, ndara mu kabari, ariko wenda utajya unywa n'inzoga, ariko hari abandi uri kuvugira. Uvuga ngo umuhanzi avuga ibyaba ariko akanavugira n'abandi, cyangwa ushobora no kuvuga ibyamubayeho. Abana banjye ntegereje ko baziga, nicyo cya mbere. Burya ubundi muri iki gihe ababyeyi icyo duha abana cyane ni amashuri, mukabaha n'uburere. Hanyuma kuko ubuhanzi bwo niyo yaba na minisitiri, ashobora kuba minisitiri agacuranga gitari akaririmba, ashobora kuba minisitiri akabyina, ashobora kuba ubuhanzi bwo ntabwo bugira ngo uyu nguyu yageze arabihagarika. Ni ukuvuga ngo iyo byiyongereyeho rero ubumenyi wagira, iyo wongeyeho ubuhanzi birongera bikaba ikindi kintu cyiza gikomeye cyane. Niyo mpamvu nanjye nzakora ibyo nshoboye kugira ngo abana bamenye, ariko sinabanjye gusa, mfasha n'abantoza n'abandi bana bose, ngerageza kubafasha no kubagira inama, cyangwa se n'abahanzi bakiri bato, hari abo tujya duhura, hari inama mbagira, bamwe barayumva, ariko ntekereza ko nkatwe byose tumaze igihe kinini mu buhanzi, tuzi ingorane aho ziri, tuzi uko by'abantu bakunda, tuzi hari inama dushobora kugira abahanzi bakiri bato kandi bikabafasha. Nibyo Munyeshoza narubikomoje neza ati maze imyaka myinshi mu buhanzi, ni ikintu cyiza cyane. Abo tubivuga ku buhanzi, ubundi imyaka igahe uvuze imyaka myinshi, urashaka kuburi bajya ngo ikirenze kabiri, ikirenze rwo cyose kiba cyabaye cyinshi. Ubwo imyaka myinshi mu buhanzi ushatse kuvuga iki? Kuko impamvu mbikubajije, nagejeje kujya kuri YouTube channel yawe, nsanga nk'igihangano cyawe cyangwa se channel yawe keretinze umwaka 2019, nyuma y'imyaka 10 ushinze umuryango. Byumwe ko ndahita duhera aho ngaho rero, duhera ngaho byumwe kuko Munyeshoza uvuze bivuga ngo mufite imyaka myinshi mu muziki, tugendeye ku bihangano byawe tumaze tubizi ibyo birenze icyo gihe biri kuri channel yawe, birarenze byo sibyo. Ariko ndibaza ngo uri maze imyaka mu muziki, mu buhanzi bwawe bw'umuziki wenda bw'umwuga. Natangiye guhanga muri 1993, ariko ngahanga indirimbo zitasohotse cyane. Kuri indirimbo yabaye nk'ayisohoka cyane ni nabakora ni indirimbo ya Mibirizi bura niyo yamenyekanishije, yasohotse 1995. Ariko hagati hari izindi ndirimbo twajyaga dukora, ariko zikaba ari nk'indirimbo za morali cyangwa se zisanzwe. Ariko navuga ko indirimbo ya Mibirizi bundi ntabwo ari indirimbo ya mbere nahanze, ahubwo niyo ndirimbo ya mbere yamenyekanishije, yasohotse ikamenyekanisha. N'izindi zigenda ziziraho buhoro nk'indirimbo z'urukundo, aritwa Umwari, aritwa Umunsi wanduta iyindi, byaragize biragira usanga rero indirimbo
nyinshi zasohotse nyuma. ubwo nk'ivuze nago indirimbo ya cyase yamaye platform nayo tuvuye gutyo cyase mu cyongereza kuna kubyita ngo ni breakthrough urumva cyase indirimbo nyine yakumuritse iyo mibirizi ubundi by'umwaka ubisiri nahuza nuko ndi kubibona kuri YouTube yawe wanabyitiriye nibishingiye kuko ari iyo ndirimbo yaguhaye izina kuriyo ubyitira kuri channel ukaryitiriye izina ukaryongeraho cyangwa n'ubundi nandi mateka yihariye ya mibirizi n'uby'umwihariko ubundi mibirizi na ahantu ni umuntu mibirizi na ahantu mibirizi na ahantu ni muri paroisse ya Mibirizi paroisse ya Mibirizi ni mu karere ka Rusizi mu karere ka Rusizi ni mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi azwa bazwa Cyangugu ni paroisse imwe mu za kera nyirango muri za hari paroisse buri eshanu zabanje mu Rwanda ni Save za Rwaza Mibirizi na Nyundo nizo zabanje mu Rwanda ni paroisse za kera aho uri Mibirizi ni iwacu niho mvuka ni vuga ngo iyo ndirimbo nakoze niyo aho mvuka Mibirizi ahubwo niyo ndiyo yasohotse muri 1995 by'umwihariko yasohotse 1995 kuki byahise bizamuka kugera aho yitira mu cyo nshaka kujya mu meaning nshaka kumenya impamvu yagezeho byitira ku buryo noneho umuntu ashaka kuba yanavuga ngo ngiye kwa Mibirizi akarangisha gutyo sibyo ahari ahantu hahindutse adresse y'umuntu katubikoresha gutyo sibyo nagace kantu kuryo nabwo kuri kubajya kuri YouTube wadukurikiye bajya kuri YouTube channel yawe handitseho ko witwa Mibirizi Munyencoza Dieudonné official ko channel yawe niko handitse nyine ubwo ndashaka kugira ngo dubihuze aho hantu uvuka no kubona no byageze kuri byaba nka identity yawe mu muziki ubundi ngira ngo sinanye nyine hari abantu beje usanga ukora nk'indirimbo ya ndirimbo yagerwaho bakayikwitirira noneho nangira Mibirizi yaje nava ko yaje mu gihe burya 95 hari igihe bya bikiri bubisi noneho nyine jenoside niho twari jenoside igihagarikwa ubuzima bugoye igihugu kikiri hasi urumva rero Mibirizi yaraje icyo gihe noneho izihuye n'igihe aho cyari kigeze abantu barayikunda hirya no hino kandi noneho yari n'indirimbo yonyine wabonaga indirimbo zo kwikwa zari zitaraze n'izindi ari yonyine isa nkaho ikora Mibirizi yaramenyekanye cyane abantu nibwo bayinyitiriye rero niba yanyita Mibirizi ariko ubundi Mibirizi n'agasozi naho nererimbye k'iwacu bibaho rero ko ushobora kuririmba indirimbo bakayikwitirira bose babireba mungani bose babireba njyumva indirimbo nyinshi bagisupusupu anyway ayenda kuba atayizi wabanyurizo gato ni indirimbo barayizi wenda benshi barayizi abanyarwanda ko bashobora kuba atayizi wenda ibinyekezo kino kuri channel yawe ahangaha iteka morani wazicyo mwazize kandi nkanibaza icyo nabariya wungutse yewewe kikanyobera genda Mibirizi ukuntu wari nziza warutuwe na beza warutatswe n'ibyiza none ubu wasigaranye imfubyi n'amatongo wow ni indirimbo urumva byumvikana ni indirimbo ifite naho ihuriye n'ubundi nibihe abanyarwanda bose bazi by'umwe ku myaka 29 ishize jenoside ikorewe abatutsi muri Mibirizi icyo gihe jenoside iba niho wabaga ntabwo ariho nabaga naherukaga mu by'ukuri nko muri 89 naje kujya ku rugamba ariko imyaka yindi yakurikiye ntabwo nahise njya ku rugamba nagiye nyuma muri 92 bishyira 93 ariko nabanje kujya mu yindi mirimo nabaye Kigali ndetse no ku Gisenyi nahabaye ubwo rero ariko nyuma haje no kubaho bijyanye no ngo ya myaka hagati ya 90 na 92 mu mpera nari mwize gufungwa ndetse no gushakisha ubuzima hirya no hino wafunzwe twajya mu gisirikare utajya ntarajya mu nkota cyane kibyisitari muri 90 abantu bafunzwe afungwa amezi 6 ubwo rero twari tutarajya mu gisirikare nagiye nyuma
kujya mu gisirikare byari bifite naho bihuri n'amateka yawe cyangwa se bwo ibyo rimaze kubaho icyo gihe nyine kuba batatangiye kujya gushyira mu byitso ubona ko ubuzima bwawe butari nyine ubona ko abanyarwanda bararengana ubibona wenda nk'umuntu ukumva ntiwabyihanganira kujya mu gisirikare byarambisuye no mu bwana bwawe cyangwa ni ibintu byaje navuga ko hari n'amateka y'igihugu ngira ngo urabizi ko byari bimeze kuva kera ironda akarere ikandamizwa iki byose noneho bigeze muri 1991 na 2 haje n'inkuru y'amashyaka menshi bibazo noneho ikindi no kuba runafunzwe mu byitso kuvuga ngo rero ubu ngubu abantu bose twafunganywe mu byitso ngira ngo 90% barishwe muri jenoside urumva rero habayeho ari amateka ariko no kugira ngo nawe ufatanye kurwanya byari byinshi bikubiye mu mpamvu zishobora gutuma umuntu ashobora kujya ku rugamba. Inzozi za mbere yo kujya mu ngabo z'igihugu urumva n'undi ni imyaka mitoya inzozi zawe ni imbere zari zo kuzaba iki mbere wenda ko nyine umva ko amateka rukuntu nyine ibihe abantu bisanze bishobora kuba byahindura imyumvire yawe bikahindura n'icyerekezo cy'ubuzima bwawe ariko mbere muri bwa bwana mu myaka 5-10 agatanga inzozi za kuzaba iki mu buzima. Rero buriya kera njye nibuka na kera cyane nkiri umwana najyaga numva naba nk'umupadiri najya nkoranye utwana tukiri abana benshi noneho nkajya mu kiliziya nakunda gukurikira padiri ariko urabona uko misa itangira by'amatangazo bivanjira uko isomwa uko mbese gahunda zose zikurikirana zifataga zose kugeza misa irangiye noneho ngewe nkigira nk'umupadiri nkafata abana nkabateranya mu rugo twese noneho nkabasomera misa nyine nkavuga nabiborutse nkumva birambira nkumva ndabikunda nkarimba n'indirimbo ariko ubanza ko umuntu agenda akura uhura n'ibindi bintu genda bihinduka ugasanga birahindutse ariko naje gusanga kera nyine umwana numvaga nari kuba nk'umupadiri urumva nyine nabikundaga ariko n'ibizami byo kujya mu iseminari byari bikomeye ntabwo natsinze kujya mu iseminari kwemererwa kujya mu iseminari byari amanota nyine ntabwo nayitsindiye ariko byaje kugeraho birarangira njya mu bindi nyine ubwo by'ubuhanzi birahinduka. Umuntu ahita yibaza nk'udukurikirasha ko utayibaza atasi umuntu twaganiriye byinshi atubwiye ku buhanzi tubwira ku mateka yawe benda n'izina ry'imibirizo rikomoka ko abenshi babyibazaga babisubijwe ariko umuntu yakwibaza utundi ryari watangiye kwimba mu ndi mpano yo kuririmba ryari muri ubwo bwana bwawe urumva ko uvuze ko wari ukunda kuba umupadiri kandi akenshi uzi neza ko nk'uko uzitubwira tugitangira ikiganiro ati abana bawe umwe muto muri we yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'uko afite icyo kintu kirimo cy'ubuhanzi wowe icyo buhanzi bwatangiye kugaragara ryari kuri bwatangiye nyine gusa nkaho kugaragaraho ryari. Ngewe rero buriya ubwa mbere na mbere nakundaga impara nkitangira kumenya ubwenge numva radiyo y'iwacu nakunze impara cyane ndetse indirimbo zabo nkazinazifata indirimbo yasohokaga nk'uyu munsi ejo sinzi impamvu nkaba nayifashe yose kubera ko nayikundaga ndetse ndibuka ntabwo nzibagirwa umunsi umwe nari ndi nko mu mwaka wa mbere primaire cyangwa se ntaranatangira kuko narakana ariko nafashe inzira ngenda amasaha 2 tuva iwacu tujya ahantu hitwa Mushaka kuva Mibirizi ujya Mushaka noneho ndibukara umuntu umwe twajyanye ariko tutaziranye noneho mvuga ngo ngiye kureba concert mu impara zaje Mushaka noneho ngerayo nananiwe kandi ubwo ndiye nta mafaranga mfite kandi kwinjira n'amafaranga sinzi ukuntu ngenda nabitekerezaga gusa ndagenda turagenda tugeze dusanga abantu buzuye hanze kandi kwinjira n'amafaranga icyo gihe gutanga ari 200 n'ijana ku banyeshuri noneho dusanga urumva ngenda ari muto nkajya noneho nta mafaranga nari mfite nguma hanze nkajya numva gusa urusaku rw'indirimbo bari gucuranga mu nzu ariko ntivuze ko nababona ngo nkomeza kuguma hanze noneho ndibuka indirimbo ya nyuma
ya nyuma bajya gusoza hari ukuntu barekuye abantu ariko nabwo no kubarekura kuri abantu benshi n'akavuyo ntabwo nashoboye kwinjira ariko ndivuga ko niyuriye nk'idirishya bari bashyize ibintu by'amarido nzamura ku idirishya mbyigana cyane mpfa kubona nabonye ishusho yabo gato kwa kundi urunguruka gato ubundi ukongera ukagwa hanze ariko ndababona gusa bambaye ariko ku buryo ntavanguriya nabonye gusa abantu bafite amagitari gusa bari aho ariko nkitegereje birongeye nyine mu idirishya urumva baguri kuramo byigana ndongera ndamanuka bagukurura n'umwana nako kantu natahiye siramango kana kayaruye ni nubwo nabonye impara ndangije nijoro reka ntahe nijoro rero ndataha nijoro ndangije hari ahantu nanyuze kureba abantu ba bene wacu bunyiri nyine ubwumva bwari bwanyiriyeho nirarira aho ngaho ariko nyine urumva bwakiye muri isoro mujye nzagira iwacu nkababwira urumva ibindi byo byari hatari nyine ntibyoroshye ariko gusa ariko ako kantu kambayeho urumva rero niyo hari ikintu kijya kinshimisha mu buzima yenda ngiye n'ahandi ariko sinabura kukivuga buriya reka nguhe urugero nakunze impara njya kuzireba sinabura uburyo nzireba ubu ngubu ndi mu bayobozi baziyoboye nafungiwe Igitarama mu Byitso nza kuza muri batayo yaje kuhabohora ndangije ndivuga ko nagiye no gusura gereza nyine name aho nafungiye none muri mfungurwa na gutaha cyangwa ntibyari gukunda nafashe inzira ngira ngo nzi Kigali ko ariho hashobora kuba hafi twaje n'amaguru mva Igitarama bunyiriyeho njya ku Kamonyi umuyobozi waho bambonye ahubwo bari bamereye nabi banga no kuncumbikira bambwira ko ntarara muri Kamonyi ubwo Kamonyi aho rero niho nakuye umugeni urumva utwo tuntu sinzi niba ko badusana aho Kamonyi cyagiye banyimye icumbi ubu nitwa umwana wawo ni iwacu urumva ko ari ikintu cyiza ni ukuvuga ngo ibyo bintu iyo hari ikintu ugenda ukavuga ati burya ibintu byose burya byose birashoboka ubwo ngubwo nukomeza cyane by'umwihariko nekereza neza ko ibikorwa byawe birikomereza n'ubundi imbaga zawe nyinshi uri kuzishyira mu mara muri orchestre mara mugiye gukorana n'ikiza ko n'ubwo buhanzi bwawe bugiye gukomereza ku mara nimba nibeshye hari uburyo bubiri mbere yuko njya mu mpara nari muhanzi nka Munyanshoza n'ubundi impara nzirimo ariko nkongera nkaba n'umuhanzi mu ushobora kuba najya nkora indirimbo hari indirimbo zizasohoka ndi mu mpara hari n'izizasohokana nka Munyanshoza nkuko burya no mu mpara hari indirimbo za Sebanani yagize kasete na Sasagiriye ariko byo yenda aho bitandukaniye nuko njyewe nari nsanzwe ndi umuhanzi nka Munyanshoza ntabwo rero izina ryagenda ngo rigire ahubwo ndi umuhanzi uririmba ariko nkaba no mu orchestre impara ushobora kuba umuhanzi w'igitekerezo ariko ukajya n'itsinda ubamo ibyo byose bizakorwa kandi bikorwa neza kandi bitabogamiranye urakoze cyane Munyanshoza akoze cyane ikiganiro cyiza cyane nizereza ko ubwo abashaka kumenya byinshi ni ko Munyanshoza Dieudonné afite urubuga rwa YouTube yitwa Mibirizi Munyanshoza official mu minsi mike kubera ko nari maze iminsi ntanahari ngira ngo ugiye kubyutsa ngiye gushyiramo ibihangano shyireho cyane nzabanza ikiganiro ngiye kivuga muri make ariko namwe kandi ndabashimye twashimirwa abakunzi ba Flash TV by'umwihariko cya kiganiro ndi umuhanzi ubwo nizereza ko mugomeje kugubwa neza cyane no kuryoherwa na Flash TV yagiye ibategurira nshimire cyane Shema Valence wadufashije ku buhanga bw'ibyuma cyase kuri kamera kugira ngo ikiganiro kize kuba kigenda neza cyane njyewe ni Amos Hari reka duhure muri weekend itaha twumva igice cya kabiri cy'iki kiganiro ubwo we baro